nzayitaba ahubwo namubwiye ati abana n'aba famille yacu nta mpamvu yo kwirirwa mburana ku bana ba famille y'umuryango bana bacu amaraso yanjye nta mpamvu yo kwirirwa kuri abo bana ko ntago nabibye n'abacu yego bareba n'uguharanira ngo abana babayeho bati ni neza cyangwa ni nabi nabo mu gihe bazasanga abana babayeho nabi bashaka kwati baduhe kuko nawe warabatwaye ntago bashoboye ariko muri iki gihe ntago barabona abana babayeho nabi nta muntu urabambwira ngo badusubize niba rashere mushiki wa Martine atwaye abana ba Martine abafasha ati mama wese yarabafasha ati ibyo bintu bibiri barabihuza bakareba ngo ari Shania na mushiki wa Martine nindifashe abana muri abantu babiri nanetse ko abo bana bagiye biga wenda bagiye hari umwe siwe wigagara umwe ariga mukuru n'ubu sarakiga umwe ariga rwose ese kubizi iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye musuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe wakoze subscribe kuri Manzi na Innocent TV nawe utarayikora ndizera ko giye kuyikora kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 Manzi y'Imana Manzi ya mwiza Manzi Sado ndagusuje cyane rero wowe uri muri Australia Canada Amerika Afrika yose wowe umva ururimi rw'ikinyarwanda ndizera ko umeze neza cyane nawe utameze neza bibaho mu buzima uyu munsi ushobora kutagenda neza ariko ejo bikagenda neza nyuma yo kuganira na Shania nyuma yo bagwa gitumo bari mu mirwano na byeri zabaye nyinshi cyane banazimenagura ku bantu byagoranye uyu munsi nagirwa amahirwe yo gutumira mushiki wa Marite ubwo kaba ari sinzi uko babyita murambwira muri comment bamwita gute apfana ikibura na Shania cameraman mukazana muki muramukazi aha ubwo ni muramukazi we muramuka uraho muraho neza namahoro nyuma y'igihe kirekire rero ndaje ngo tuganire yego Shania ati burya mwamaze kurwana utega moto uragenda nta gushaka kumuha abana be kandi yirirwa azunguza imyenda yirirwa akora utuntu hirya no hino kugira ngo arera abana be bimeze bite Shania rero kutamuha abana rero suka umwanga cyangwa ni si ibindi bintu impamvu nuko nabonye Shania atabashoboye yego nabonye kubera gahunda za Shania nyinshi cyane akazi ka buri munsi abana bari kubaho nabi ndabatwara kubatwara si ururirwa ngumva afitiye ahubwo no kugira ngo abana musazanye babeho neza kugira musazanye adahari iyo abo bana batari kumwe na nyina bo ntago ubona hari ikintu kihungabana bagira hoya ntacyo abana basanze banyisangamo n'ubundi uko bwije nuko bukiye twahoraga turi kumwe barankunda banyisangamo n'ubu iyo turi kumwe mama wada bahari nta kibazo bafite cyane ubu bagufata nka mama wabo nta kibazo nukuri ntagiye se kijya kigera ukumva wenda umwana ndakeka harimo n'umwana mukuru avuga ati mama mari hehe amukubaza ntago babambaza nta muntu mbaza kandi niba bagejeje kumumbaza mba papa wabo bakavugana abana bakishima icyo nari ngiye kukikubaza ubaza ndi se papa wabo ajya babonera umwanya bakaba bavugana baganira cyane rwose no kubatwara papa bafitemo uruhare yego kuko nanjye ntabwo nari kwifata ngo ngiye gutwara abana papa watabizi ni musaza wanjye niho banje kubinganiriza mu gitekerezo nanjye ndagikurikirana nsanga kuko nta kibazo nshyira mu bikorwa papa waba niwe wavuze ati bakura aho ngaho nta kibazo rwose niba bimbwiye none se ubwo we yavuze ko bakura aho ngaho yabonaga babayeho nabi cyangwa ni za ngeso zindi bagabo tuba twifitiye
oya ntazo kuko umugore iyo mubanye igihe kirekire kirenze imyaka 2-3 umuzi niba yarabonye ashishaniye neza uko ateye n'imico ye akambwira ati sister rero nguranye ndamuzi karanye mbonye akazi mu gihugu itari kiwacu fasha unkurikiranira abana nanjye najya nkurikirana ngasanga aho bari kwa mama wabo ntago bayeho neza ubwo yababyaye rwose ariko ntago bayeho neza cyane nanjye mbirebye rero mbonye ko batabayeho neza nashatse ikintu nakora cyo kubakura hehe kwa mama wabo kugira ngo banyegere papa babafashe bari iwacu kandi babayeho neza no kuri nta kibazo bafite none se camana nyagasani buriya njyewe rero hari ibintu njya nibaza ntuza abayobozi ibintu byanyu babigiyemo yego baguhihamagaza ngo ugende usobanure impamvu watwaye abana b'abandi ntiwabasha kuyitaba iyo hamagara baguhaye yego niyo mpamvu utayitabye kuki bakubwira kwitaba ntiwitabe biterwa n'iki impamvu ntayitabye rero si uko basuzugura yego bampaye konfikansiyo ya mbere ndabihorera n'iya kabiri n'iya gatatu ko nabonaga ari uguta umwanya abana n'abacu nabo muri famiye mba ndi kujya mu kazi nkashaka ibyo 2 cyangwa 3 na musaza wanjye akaba ari gushakisha amafaranga ko nanjye nirirwa mu buyobozi nirukankamo nabonye n'abandi guta umwanya nkaho nakoreye abana yego kandi none umwana musaza wanjye kuba mufite ni gute najya kubonana mu buyobozi ngo ndamufite narabihuriye kubihorera ntago ari kubasuzugura no kurabonye nta kintu kirimo rwose none se ntubizi ko iyo umuntu asuzuguye convocation bihanirwa se ndabizi rwose none si yitaba nagerageje kuvugisha umunyerondo twari duturanye bahoreje imbere ya mudugudu hari umunyerondo waherekejwe na Shani yabaje kundeba iwanjye yego naramuvugishije ndamubwira ati rero kubera akazi kanjye kenshi kandi gakomeye reka ngutume kuri mudugudu namutumye kuri mudugudu sinzi niba yarantumikiye wewe wabona se wamutumye kuri mudugudu ngo iki ku buryo aguhereza tuma wowe ukomeza kugira umutima utuma utitaba mudugudu wamutumye wiki warambwiye ati sinzayitaba abana n'abanjye singombwa ibyo gute oya ntago nambwiye ntago nzayitaba ahubwo namubwiye ati abana n'aba famiye yacu nta mpamvu yo kwirirwa mburana ku bana ba famiye b'umuryango bana bacu amaraso yanjye nta mpamvu yo kwirirwa kuri abo bana ko ntago nabibye n'abacu yego niyo mpamvu rero namuhaye ibi bintu iyo akenshi na kenshi imiryango ibona muba muri kurwana muri ibi ngibi nta kintu bibafekitaho irabibona imiryango kuko ibintu byose igihe byatangiriye nkorana na Shani y'akazi murangira akazi biyede dukorana tuba inshuti mwiyegereza barabizi nkora abana barabizi ubu dushwanashwana buri munsi barabizi babivugaho iki rero babivugaho ntabwo barakubivugaho kandi ntabwo babivugaho nabi bo bakomeza bakubwira ati abana bagumane nibo bashoboye ikintu bareba ni uguharanira ngo abana babayeho bati ni neza cyangwa ni nabi nabo mu gihe bazasanga abana babayeho nabi bashaka kwati baduhe kuko nawe warabatwaye ntabwo bashoboye ariko muri iki gihe ntabwo urabona abana babayeho nabi nta muntu urabambwira ngo badusubize ko muri iki gihe barareba bakaba bati se niba arashere mushiki wa Maritini atwaye abana ba Maritini abafasha ati mama wese yarabafasha ati ibyo bintu bibiri barabihuza bakareba ngo ari Shani na mushiki wa Maritini nindifashe abana muri abantu babiri nanase ko abo bana bagiye biga wenda hari umwe siwe wigagara umwe ariga mukuru n'ubu sarakiga ariga rwose nanjye mfite abana ntabwo ndi umukobwa ubu ngubu ndeba hano ntabwo nabona abana bagiye ku ishuri uwa musaza wanjye ngo asigane mu rugo baragenda bakajya ku ishuri bose ndetse nawe kubizi ko nyina wundi atari nyoko ko urera abana bafite nyina bikagukundira ko kubizi ko nyina wundi atari nyoko mana yanjye ubuse nakubwira gutera ikintu cyamfashije kugira ngo binkundire ni uko abana bari bamaze kunyiyumvamo abana banyiyumvamo banyisangamo icyo kintu cyamfashije
kugira ngo bakomfirime babene ko ndi nkanjye ndi nka mama wabo na n'ubu rero abana banyisanga bumva ko mama adahari ari njye mpari yego mana yanjye none se ubu koko yababa we Marite agerageza se kuguha amafaranga wenda ko atayahaga Shania wenda wowe agerageza kuyaguha yo kuba warera abo bana nangwa wowe harayo wifitiye ureresha abo bana urabizi ko ubuzima butaba bworoshye nta gihe unabona amafaranga cyangwa ntayabone yego mu gihe yabonye byanze bikunze arayampa pe atayabonye nanjye akambwira ati mushiki wanjye rero nta mafaranga nabonye ntago namutera ibuye ariko mu gihe yabonye arambwira ati gura abana amata gura abana umwenda wo kwambara rwose birakunda nta kibazo birakunda abantu bakuvuga nabi makomenti aba mabi cyane niki wababwira ndabibona comment nyinshi zindwanya zimbwira ko ndi umuntu mubi ndwanya Shania muzengereza mufata nabi ariko abantu bose ikintu bababwira ni ikintu kimwe ntibagendere ku ruhande rwanjye ko natwaye abana ahubwo barebe ngo abana babayeho bati kandi bazanabimenya ko bigenda bucya nuko bwira bazajya namenya ati bana babayeho bati bazarusha no kunkunda rwose ko ndi umubyeyi mwiza cyane uko bigenda ubafata nubwo nta gahunda wowe ufite yo gutanga abana pe ukuye abana se ntabwo nta gahunda mfite cyangwa ndayifite yego bizaterwa nuko bizagenda n'ibihe bizaterwa n'ibihe bibaye ngoma ko Shania namubwira ati basubirane ndabona nta kibazo nabamuha bitabaye ngombwa nabwo nabagumana ntabwo ndafata umwanzuro yego nese icyo waba warabatwariye cyaba cyaravuyeho gishobora kuvaho kuko hariho umuntu ushaka kwisubira akati nka Shania akavuga ati se ko muri mukazi wa nyarwanya umugabo wambyariye akandwanya ni cye kibazo yamenye icyo kibazo akakikosora byanashoboka rwose nyatari ntago byoroshye ariko nyine ubwo bibaho mu buzima Shania aramutse aje wenda iwanyu agasaba ko wenda byibuza mwana bamwereka burya umubyeyi yabyaye abana bakamuvira iruhande no cyane ko mwabona batwaye nabo bibye utabamusabye ngo abari we waba kwihereye so niki komere mwamusigiye byibuza ashatse kuza ngo aba basabe mwamwereke byibuza barebe yumva agatima kagarutse mwabikora oya akakanya ntago byakunda burya umubyeyi n'umwana nubwo ashaka kubafuta nabi ariko bashobora guhura gato gusa ugasanga ni ibintu bidasanzwe bibaye ugasanga baye ibintu by'inonganya abana bafabonye mama wabo bibaye ibintu mbega n'urwaserera noneho n'ikintu ndashaka nge niyo rwaserera byo kubona abana bahuye na mama wabo hakaba za rwaserera nizo ndashaka ngewe hakabaho rwaserera abana bareba umwana ashaka kubona mama wiwe nibwo rega umuntu wakubyaye none nta kintu akomara iyo umubonye wamugirira ibyishimo cyangwa amarangamutima abana y'amarangamutima yagize bashobora kubaho batishimye ntabwo nshaka abana bagira amarangamutima kuri mama wabo bakabaho batishimye ntabwo rwose nabamwemereka ni ukuri cyane ntabwo byoroshye ariko nyine niba abana bafashwe neza abana ukaba ubafashe neza ukaba ubafashe nka mama wabo ukaba ubafashe nk'uko mama wabo yabafata ndumva hari ntacyo byaba bitwaye simbizi ariko nyine bibaye byiza wabasubiza nyina cyane ko se ari we yabamutereye kandi yabamutereye abizi ko izo ngaruka bazazigera ahari we ibyo byose ubundi ni se ayo makosa yose nayase nk'iyo mubibonye nk'umuryango ukabona ko amakosa yose ari ayase mubifata mute nangwa se mwimufata ibyemezo bimeze bi burya kenshi abantu b'abagabo ntabwo bakwiye gutererwa icyizere nta makosa bagira ntayo ntubizi burya umugabo yakubwiye ngo umugore wanjye n'umuntu mubi ngo nuki wumva umugabo cyakubwira amakosa ya kameramani
kameramani ntago nayamenya ko yaje mu kazi avuye mu byaha uri kumva noneho na musaza njya kimbira amagambo yose ikintu nakoze nagiye gushaka ubushakashatsi kuri Shaniye ndabaza ati musaza wanjye Marite ibintu mbwira nibyo Shaniye abantu babibonye benshi barabizi twakoranye akazi kenshi murangira ibiraka tujya gukora ikiyede turavunika umva turwarana mukeba barabizi abantu barabibonye turirukanka nose n'amaso twarayavomye abantu barabizi kugira ngo ngire gute negereze Shaniya nshakisha amakuru yuko ibyo Marite musaza wanjye avugaho nibyo nanjye nagiye mbishakisha yamuvugagaho ibiki byuko nyine wenda tita kuri abo bana barira nabi batitabwaho nanjye nkavuga ati rero ndumva nabyaye reka manze mbyiteho ndebe ngo bya bintu Marite musaza wanjye avuga ko nibyo reka ngende kuri Shaniye ndetse wasanze abana byibuza barwaye amabwacya ntabwo navuga ijana ku ijana nabonye ari byo ariko nyine nabonye duke turaho ariko abantu ditatuga uburenganzira bwo gutwara abantu bavukanye bonse ibere rimwe na kameramani yabikubwira babakundana ako kanya nyuma duke ntabwo nagendeye ku bya Shaniye nimba ari n'umukuru simbizi wahise ugendera ku byo umuntu twavukanye amina cyane nawe mwiza witera wawe mushiki wawe n'umuntu mwakundajya mu nzira wakita ku bintu byandi biterwa si biki nawe mbwira ari nkawe njya mu kibazo cyacu ari wowe biriho ntuzi ko hari igihe ushobora kuvukana n'umuntu akarutwa n'umuntu utoraguye ku muhanda bibaho kenshi ariko ko nari nsanzwe mbanye nawe nyine n'umuntu mwiza Maritire n'umuntu mwiza ndi mushiki w'igisi cyose navuga ati musaza wanjye ndarwaye akanyumva ndababaye ndashonje akanyumva n'ikintu cyose yagiranaga na Shaniye cy'ikibazo yarambwiye ati mushiki wanjye Shaniye yambwiye nabi Shaniye yankoreye iki nkaba mbizi nanjye rero kubera ibintu byose yambwiraga nyine amambanga yose nahise mvuga ati reka ubwo nibyo nyine ntago abeshya reka tugushimire murakoze cyane namwe murakoze cyane kuba mwaduteza amatwi mugira inama uyu muryango mugira inama Shaniya mugira inama muramukazi we mugira inama na Marite burya inama zanyu niziza ari nyinshi bazakuramo iz'ingenzi abarizo bakurikiza natwe nta kundi twabigenza ikiruta byose kuri ibingibi nuko tubakunda kandi tubagezaho ibyo mwifuza byose kandi ku gihe Imana ibahereze umugisha ciao ciao